no ariko kuva kwa gatatu ya mpano yagiye Gisenyi ibyo nari mbizi nari bimaranye iminsi nk'ine ya mpano arafunze urabizi ko afunze yari ari Gisenyi ntabwo ndakeka ariho yafatiwe ko ikibazo nibaza urumva ko kuwa gatatu nibwo twabimenye nka nyuma ya saa sita yego ko yamani yakubise umugore yarangiza akanamugonga hanyuma ya mpano agenda agiye Gisenyi uko yari yagiye Rubavu urumva ari Rubavu rero hari abatubwiye ko yafashwe ariko ku munsi wakurikiye mbona yibereye kuri live kuri TikTok sofi ahubwo nabo nabaye confused kuri ibyo ngibyo ukuntu byagenze yagonze umugore we tariki 24 z'ukwa gatatu nibwo yamugonze akimara urumva yaramaze igihe yaramugonze arangije kumugonga aramushimuta amutwara mu rugo aramukingirana yanga ko asohoka akajya munopfura amukubita akubitaho ushuru fundi iguruka amukandaho fundi iguruka kubita ipfukumira yafashe umwana ashaka kumwicagaza urimo kumva ariko noneho hari ikintu mwirengagije yamanje ni ukuvuga ngo urumva akimara kumukorera uriya mwanda urimo kumva byari biri mwabonye ariko uyu mwana mukobwa muva gusenya ariko se nibwo utajya kumupiri beda waramutse maze kumva ubuhamya bw'uyu mwana njye nakurikiye amakuru muribuka inkuru nakoze y'abana ari gusambana n'umukobwa kuri kamera baje hadi baramaze gufungwa turi kujyana yafashe umukobwa nani benda guhamagaye ndashaka kugira ngo dukore challenge muri iki gitondo ndashaka kugira ngo ubone amafaranga uzakoresha next week afatika ariko ndikuva wibereye mu buriri ngomba nari nyuburimo kabisa washyiraho ndashaka kugira ngo tugiye gukora ikintu bita kurunguti z'abadiaspora byageze ni ukuvuga uyu mushenzi yampano n'igitangaza akimara kuva mu Bubiligi murabyibuka yampano sinzi imyanya yakoze uramwa n'umukobwa aramuhunga arigendera amuhamagaye amubuze uzi ikintu yakoze we pionika ndimo ndagutegera yafashe umukobwa umwe mu bakobwa bagiye aje gurisha mu ndirimbo urumva aramufata amutwara kwa Bamporiki mu Busanza yishyura hoteli afata icyumba amukuramo imyenda yose urumva uwo mukobwa umubyinira yego arangije ahamagara umugore we kuri video call aterebye ibyo ndimo ndagukorera ati warebye ahita amurongorera ahita arongora wa mukobwa arayiva umugore wareba bro uyu mukobwa areba urukumva ndikubyumva ariko urukundo rikazamaza urwo rukundo rikazamaza ikintu muri seriya abantu baba bakundana mugira urukundo rwa nyarwo ngo ni urwa nyarwo uzabirebe uzabyitegereza uzasanga abakobwa iyi koshodera fore rero ubu turi kuvugana iyi koshodera fore iyi ngurube y'ishyamba ubu turi kuvugana ribu amakuru mfite yamukaciye kuko uyu mwana w'umukobwa akimara gutoroka urugo yahise agenda ajya gutanga ikirego amakuru ambwira ko yatanze ibimenyetso byose ufite harimo ibyaha bitatu deje imbere y'amategeko Godfa harimo icyaha cya mbere ni ugushaka kwica umuntu buriya aza kuba yapfuye bari kuvuga ngo kwica umuntu wabigambiriye kuko gufata imodoka ugafonsa ku muntu deje ubwabyo ni nko kugambirira kumwica icyaha cya kabiri sequestration ubwo mu kinyarwanda ni iki gufungirana umuntu atabifite udafite uburenganzira ku ngufu icya gatatu ni nko kurema kashi wawe
icya gatatu ni uguheza umuntu ku nkeke, ni ukuvuga ngo icyo gihe cyose amakuru yafashe ngiye umufungiranye. kuvuga ari sensitive ariko ngiye kuyavuga. Aya makuru ari very sensitive ariko ngiye kuyavuga. Muzi impamvu uyu musore yakubise uyu mwana akamuca amazuru? Muri kuntega amatwi? Amukubita yamukubise amuca amazuru, hari amagambo yagerekagaho. Tari buvuge. Reka nkoresha ijambo rimwe mu magambo adakabije imbere y'abantu 1500 ashobora kuhavugira. Ariko reka nkoresha ijambo ryoroheje, ayandi ntabwo nayavugira aha. Yaravuze ngo ndakwangiriza isura ku buryo nta wundi mugabo uzongera kukubona ngo agukunde. Barwete. Hari amagambo ngiye gusimbuka kuko ntagomba kuyavugira aha. Aramubwira ati dore ko ari cyo mwiratana. Turi kumwe? Arangije aramufata aramuruma, aya n'amenyo ngo yashaka kumuruma ku deba. Dore ukuntu yagize umwana bro. Munyihanganire ndebera ukuntu yagize umwana. Sekana. Dore. Final enough it's enough. Ndebera umwana w'umukobwa dore. Ndebera. Yewe. Ndebera bro. Beyond imagination kabisa. Reba isura uyu mwana afite inkovu, reba mani, dore amenyo bro mani. Ndebera. Bro, visage en plus. Ngo bizavemo muri visage mon frère. No kuri kw'Imana. Dore umwana ndebera gahinda umwana afite mu maso. Oh no. Ndebera gahinda. No. Ndebera gahinda umwana afite mu maso bro. Ndebera gahinda umwana afite mu maso. Mani mufashe kabisa. Reba yaramubaze. Reba. Dore ako wagira ni pass. No kugwa kuri moto. Wapi kuri moto niko yavuze. Hano yaramukubise ngo kuri moto aragwa. Ariko se ntabwo areka avuye ari kuduha ubuhamya kije no nakingiki nati. Barashwanye mu modoka, urimo kumva? Amusohora mu modoka, umwana w'umukobwa amujugunya mu muhanda, umwana ashaka moto ngo atahe, akimara kurira moto. Urimo kunyumva? Ya mpana asubira inyuma aragenda aramwurira agonga moto. Abaca hejuru. Ibi ntibibasha kugaragara. Hariho umwana yarashwaye, yaramugonze bro, hari amafoto nashobora gushyira bahita bambaninga. Urimo kumva? Aramugonga ashaka kumwica n'umumotari barakomereka. Babyita tentative de meurtre. No kugambirira kwica umuntu. Ndebera uruziga. Dore ngiye nakoze nice dore urumogi dore nguru narufashe nguru. Naravuze ibikimara kuba ndavuga nti ndakugenda ngo story y'urumogi igiyemo none ubu baranamupima mu maraso byo byanga bikunze tu. Wowe iki? Ya mpano nice ntangira. Niba dore nguru ararufite nguru kandi within 3 days niyo wahashize iminsi 3 runyweye ruragaragara mu maraso. Dore ngo nguru. Oh la la. Dore warubonye nguru ararufashe nguru ararufashe nguru. Nge video nafasha kanga gatoya ariko video yose irahari. Uyu muginga akankora urumogi arangiza. Dore umwana ukuntu yamugize bro. Regarde ici. Hari amafoto ndi gutinya kwerekana. Dore umwana yamugize inyama. Arangije urebe ukuntu aya mabyi amanipira. Arangije iyandikisha message. Ngo nundega ngo kugira ngo nje muri ribu. Dore ukuntu yanditse. Ngo kugira ngo nje muri ribu. Ngo ariyahura. Kwiyahura. Urumva ukuntu kimanipira? Dore ngiyi message rero message yahise amwandikira. Ngo kugira ngo nitabe ribu ngo ndapfa. Ngo ndiyahura. No kuri kw'Imana. No kuri aho se akavuga ngo bigusomere se. Bisome. Okay, reka mbigusomere. Bro, you go? You agenda. Icyo nakubwira cyo
ari ukugira ngo njye kwitaba ribu nakwiyahura ugasigara wishimye. Ni ukuri kw'Imana Diane ari ukugira ngo nzajye kwitaba ribu nakwiyahura mbigusubiremo. Ni ukuri umaze kugera ahantu nakureka nkagusigana n'ibibazo byawe ku isi ukishima kandi ndarahiye. Uzi icyo message igaragaza Gadifa? Ya mpano we yarazi neza ko mu mutwe yamaze ndabyita byo naba kwica umuntu mu mutwe ukoresheje urukundo. Brainwashing. Aha, exactly. kuko urabona ko kumureka bimukangisha. Nicyo kintu yashatse kugaragaza ahangaha. Kumubwira ko yamureka arabimukangisha ni uko azi ko Bebe amukunda. Bakoze cyane. So erega mfite amawudiyo. So ikintu tuvuga ni kimwe rero, gitsina gore muri ariko se abafeministe bo mu Rwanda bagiye ndebera gufata umwana nk'uyu nguyu, ariko se wa mwana wabuze umugabo gukunda, wabuze umuntu urukundo kuri mwiza. Uyu yabuze iki se Godi ejo bundi twaciye kuri live pastor yatumiye uno mwana Pastor Kim. Ibi bintu byose akabimubwira. Pastor Kim nagende ambwira ati muri iyi minsi iri kari akantu ko kuvuga izina ry'Imana yaramubwiye ngo muri iyi minsi iri imbere ngo Imana ngo ikurinze urupfu. wayibwira ureguye umwana barabitubwira twese turinze urupfu kandi n'ubundi babikubwira se uriho ubundi yaza yapfuye akakubwira ngo zuka Imana irarukura. ikintu kiriho ereguye umwana yagonzwe tariki yaramubwiye ko agomba gutandukana na ya mpano. Yaramubwiye ati ngiye kukubwira ukuri ntago ndi bukubeshye. Atugiye ugomba gutandukana na ya mpano. Uriya nabo ntakajya ati kuko mufitanye ibibazo. Ubundi nyirabayazana uyu mupasiteri agiye kuba erega bari baratandukanye. Uyu mupasiteri aragenda ngo agiye kubahuza ngo bongere. Iyo atabahuza so uyu mwana ari gura n'ibi bibazo yabahuzaga bahuzagiye. Uyu mwana yari yarahunze. Uriya mupasiteri aravuga ngo nimugaruke mwongere mu bane ngo mbasengere ngo mwongere mu bane. None bari bamwishe. Yego koma. Guys, twumvikane rero. So hagati aho ngaho reka mfate uyu mwanya mbibutse ko abantu muri Kigali mfite abantu 1800 hano mbibutse